radio disi mukurikiye turi 2:32 aho imfura zisezeraniye niho zihurira turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigega iterambere fund yitwa Jonathan Gatera murakaza neza ndabashimiye cyane yishimiye kubana namwe Gatera rero n'umuntu mwiza cyane ategereza inkuru nziza yabonetse ukigega kabona kuza nubwo buri munsi inkuru ziba ari nziza ngereka nkubwire mbanze nashimire n'abadukurikira abumvishe umuhamagaro wacu wa buri munsi bakamenya ko hari ariho hari imari shyushye hariya niho umuntu afigama akabazi ko ibintu bigenda neza kandi nyamara umuzungu aravuga ati better late than never n'ubu ngubu rwose ntarirarenga kandi terura cyane hari amafaranga yawe ikigega n'ubundi ni ikigihe kirekire bari budusobanurire n'abavukuye munsi bashobora kuzigamirwa bashobora no kuzigamira mu myaka 10 imbere reka duhere ku nkuru nziza yavuzwe muri iki cyumweru ubundi amakuru n'amateka y'ikigega turajyaho nyuma mwatubwiye ko muri 2020 ikigega cyungutse cyane mwatubwiye ko abashyizemo imigabane yabo bungutse cyane ijambo ni ryanyu murakoze ndabashimiye n'abakurikiye ikiganiro ndabashimiye nkuko mwarimu bivuze mwakoze akazi keza murakoze cyane 2020 nubwo harimo ingorane twese tuzi ariko abanyamuryango bariyongereye n'amafaranga ariyongera kuko byonyine harimo nka miliyari 5 twabonye mu mwaka umwe nyine urumva 2020 kubona miliyari 5 ziyongera amafaranga atubutse cyane hari igihe mu mwaka umwe mwari mwarabonye izingana nka gutyo mbere yaho oya kuva muri 18 na 19 yariyongereye cyane twavuye kuri 3 tugera ku 10 urumva hiyongereho 7 nabwo twabaga hano nuko ro wari ubivuze 2020 yari umwaka uri challenging kuko kenshi twakoreraga mu rugo ariko abantu nyine bakoreshaga ikoranabuhanga zino za mobile money n'ibindi hanyuma amafaranga ariyongera ariko n'inyungu yariyongereye kuko nkuko bigaragazwa n'ibitabo by'ibaruramari kandi byasuzumwe n'aba auditeri bigenga babahanga rwose bagaragaje ko inyungu yabonetse ari 11 n'ibice 0.2 kwijana kandi iyo ngiyo ni inyungu ya indi twita net no kuvuga ngo utundi twose tuba twavuyemo amafaranga aratubutse ariko mbivuze mu mafaranga kuko yivuze 11 kwijana wumva yinda atoke twabonye inyungu ya miliyari 1 na miliyoni 410 n'imisago ikiza rero iyo miliyari 1 na 400 yorongeye irashorwa bivuze ngo umuntu iyo nyungu yawe igiye kubyara izindi nyungu mu mwaka bimwe tuhora tubabwira tiyo witonze ya nyungu yawe ikaza ukavuga ukayirengagiza yongera ikabyara yani isesengura nuko banyira amafaranga barungutse ariko inyungu ntibaza kwitwara ntago bayitwara yenda ndaza no kwisobanura hari abayitwaye kubera ingorane twarimo za covid ariko iyo miliyari 1 na 400 ni inyungu yabonetse itaratwawe ihita yongera igurwa impapuro mpeshwa mwenda twanayiguze rwose mu ntangiriro zo ku kwezi kwa kabiri gushize iyo banner yashize ahagaragara yego z'imyaka 20 tubonamo inyungu ubwo bazajya baduha buri mezi 6 ni 13 n'ibice 15 kwijana bizajya byishyurwa kuri iyo ukurwo rupapuro mpeshwa mwere twaguze iyi nyungu ariko muri iyi minsi mwakoragara kuko ko gatano nashatse kuzana nka miliyoni ndavuga ni buri asasi konje reka bose kuki utatubwiye kandi ndayizana n'ukuri yizare pe n'uyu munsi tuve hano tugenda nkuko nawe mbivuze iyo nyungu yarongera ashorwa bivuze ngo rero wa muntu ya nyungu yatafashe igiye kumubyarira izindi ni ikintu gifite uburemere abantu bagomba kumva nkuko rero nawe mbivuze hari n'abandi kubera guma mu rugo cyane hari abandi twabonye umubare w'abantu benshi baza gusaba amafaranga ariko birumvikana ku ruhande rumwe twebwe ni byiza kubera ko iyo wizigamiye ubundi iyo ufite itungo rirakugoboka nyine urumva hari abantu bagera ku 1560 basabye nyine ko basubizwa ntago bayafashe yose bagenda bafataho make yo gukemura ikibazo twabonye cyane uzi ko mu kwezi kwa 4 kwa 5 hari guma mu rugo
mu kwa gatandatu nibwo baje ari benshi no kwa karindwi ariko mu by'ukuri ukabona n'abayakuramo barayakuramo ku mpamvu zumvikana ubwo ari amezi ya mbere babanje barihangana noneho akurikiyeho n'utwo bari bafite natwo baratumara batereka tujye mu kigega cyacu gitugoboke yego abo bantu rero 1560 bakuyemo 1,850,000 numva ko iyo zitavamo nazo zari kuba zigiye kubyara andi mafaranga inyungu yagombye kuba muri kutubwira miliyari 6 iyo batazitwara yari kuba twari kuba tugeze kuko kuvuga ayiyongereyeho muri apana inyungu ayiyongereyeho muri 2020 yego zari kuba miliyari 6 ziyongereyeho hanyuma mutubwire n'umubare w'abanyamuryango b'ikigega aho bageze yego umubare rero w'abanyamuryango habamo abantu ku giti cyabo habamo ibigo habamo amakoperative yego ku giti cyabo uyu munsi dufite ibihumbi 6 hararengaho nka 20 gutyo tuvuze uyu munsi ariko umwaka warangiye ari ibihumbi 5,780 ariko ubwo abo ni abantu ku giti cyabo hakaba gatoya ku bantu ku giti cyabo muri 2020 harimo bari bakuyemo amafaranga bagiye burundu cyangwa basigaje mu make barashigajemo aho ugiye yakuramo burundu niye yakuyemo hariho nk'uwonzi sibaga yakuyemo ashaka kugura hari abantu bari bateje cyamunara haraza yakuramo aravuga ati rero ati byose no gufatikanya aragenda gura inzu iri mu kibanza cyiza aravuga ati rero amafaranga azajya ava ku bukode bw'iyo nzu azagaruka umuyaga utagatwara ubwo wahita yagarura urumva rero ko mu by'ukuri nawe ni inyungu yagize hanyuma umubare w'abantu ku giti cyabo biyongereye muri 2020 biyongereho ni bande urebye ne bashyashya barayakabakaba 300 covid yarahungabanije birumvikana ariko hari n'abandi bamwe banyura mu bimina hiyongereho nabo ni bakeya bavuye ku bihumbi 24,900 bagera kuri 25,200 urumva hiyongereho nk'abantu 300 naho bibumbiye hamwe ariko ariko ibi ngibi impamvu yabyo irumvikana ntabwo tugeze tujya hanze burya abantu iyo bakubonye uri wabasuye nibwo bogira icyizere kurushaho uyu mwaka wa 2020 ntabwo twigeze tujya hanze yabaye ntabwo byari gushoboka bitewe n'iki gihe turimo kandi wa mugani birumvikana cyane gusa ikintu cyiza kandi gitanga icyizere nuko bigaragara ko abantu bafite ubushake kandi ibintu babikunze bigaragarira mu bibazo babaza cyangwa se uburyo baduhamagara ahubwo tugire vuba hanyuma tubahe telefone duhamagare ikindi nashaka kubabaza usibye amatsinda individuals mwabatubwiye abo mu matsinda nabo murabatubwiye hari abandi ni ibigo byigenga by'ubucuruzi byo ntago byiyongereye byari 9 n'ubu biracyari 9 ariko nabyo urebye ntago bijya bikuramo amafaranga kuko amashingu yabyariyongeye ishingu ni capital n'ibishoro nta yandi mashya bashyizemo ayiyongereye nayo yavuye ku bantu ku giti cyabo ariko ibyo bigo by'ubucuruzi urabona ko hari bimwe byahagaze hari abatagikora neza uko bikwiye hari n'abahisemo baravuga ati reka tubanze tupime ikirere turebe aho kigana hari ikigo cyavanyemo yacyo kugeza ubu sureba se izo nkuru ni nziza kuko urumva ibigo byo hari ukuntu buriya mu by'ukuri bashaka ahantu hari inyungu yindi bizeye kuko izindi business hari ubwo usanga zigenda zamuka zimanuka zihungabanamo gatoya kubera ibintu turi byumvikana ariko hari akabazi ngo nibura hariya niho nzasimbukira igihe habaye ikibazo kuko abarizi ko inyungu yaho yo nta kikoraho impapuro mpeshwa mwenda nta kizikoraho kuko dufite garanti ya banki nationale kandi no kubona nayo mafaranga biroroshye ntabwo bigira bimusaba inzira ndende n'amabanki usanga bafite za rengo d'or bya zahabu babitse kugira ngo bizabarengera igifaranga ryabo ryagize ikibazo ubwo rero ibyo bigo nabyo biravuga biti aya ngaya nindakorwa reka tuyashyire muri RNIT yego hanyuma dusubire inyuma gatoya RNIT iterambere fund ubwo twahereye ku makuru ari fresh nkuko naba naje gutara inkuru iwanyu mwaza nkayivuga noneho dusubire inyuma mutubwira amateka y'ikigega iterambere fund yenda andi makuru ntarajya aho ngaho mashya nuko buriya tugira akanama gahagarariye abashoye imari mu kigega iterambere fund kateranye no ku itariki 26 z'ukwa gatatu
gaterana kagira ngo gasuzume ya raporo y'umugenzuzi w'imari wigenga, ariko baranishima kuko mu by'ukuri burya buri mwaka tuba tugomba kugira inama rusange, kubera ko inama rusange itari gushoboka. Urumva abantu banyamuryango ku giti cyabo barenze 6,000 ntiwabona ni benshi. Nibwo rero bavuze bati inama rusange ntizaba, ariko nkatwe ni barindwi, nkatwe duhagarariye abashoye imari twishimiye iby'ikigega cyagezeho. Ari nabwo bavuze bati inama rusange mu uyu mwaka ntizaba, ubundi yabaga mu kwezi kwa gatatu, ntishobora kuba, ariko nibura bo batanga ibyo twakwita inyandiko genewe itangazamakuru bayisohoye ku itariki ya mbere z'ukwa kane, igaragaza nyine uburyo bishimiye noneho n'ibyo badusaba gukora. Ibyo badusaba gukora rwose tuzabishyira mu bikorwa. Iyi nyandiko turaza kuyohereza kuri za website, kuri website yacu, tuyohereza n'abanyamuryango cyangwa abishora imari bafite za email, tuzayiboherereza bumve ko batekanye, bafite ababahagarariye kandi bahura buri mezi 3. No kuvuga ko mu by'ukuri ikigega kiracunzwe neza. Ivuga ngo inyandiko igenewe itangazamakuru. Yego. Nasomaho nk'ahantu hamwe bati ishoramari mu iterambere fund ryariyongereye mu buryo bushimishije. Ubwo nako kanama. Yego. Nako kanama kabivuze. N'imibare bayishyiraho na ya nyungu ya 11 n'ibice 0.2 bayishyiraho. Nzabwira abantu ariko nihe bank wabitsamo bakakungukira amafaranga angana atya ku mwaka. Naho kubona icya kabiri cyaya nawe. Kandi niyo yaje inyungu irasora. Yego. Inyungu irasora. Iwanye ntabwo inyungu isora. Ya twebwe itegeko, hari itegeko rishyiraho ibigega bihurizwa hamwe, mu cyongereza bayita collective investment scheme. Itegeko ribishyiraho risonera imisoro iyo ari yo yose. No kuvuga ngo abantu mbese byashyizweho mu rwego rwo gushishikariza abantu kugira ngo bizigamire bateganye ahazaza habo. None iyo kuko umuntu w'ibihumbi 2 ntahaye amafaranga ubundi yakayashoye handi, ariko iyo tuyakusanyirije hamwe ayo make aba menshi, noneho ukayashora, inyungu ivuyemo ikaza isanga wa muntu wa 2. Ibintu byumvikana rwose ko ibi ngibi ni amahirwe n'ibibaza ko na leta yadushyiriyeho kugira ngo ya mafaranga yawe 2,000 niba ayungutse, nk'ubwo no kuvuga ngo yakunguka nk'ibihumbi ibibiri ni make cyane, ntabwo yagera ni 220 gutyo, ariko kuri 2 ni amafaranga menshi. Niyese tuyashoye muri mitu yo hari sinzi naye gusaba igishoro gifatika nubwo atari kinini. Kugira ngo amavuko nigeze kubikomozaho, muzi yuko igihugu cyacu gifite intumbero cyo bita vision 2050, aho umunyarwanda wese akwiye kuzaba afite ubushobozi yitunze, mbese nta kuvuga ngo hari ahantu sabiriza cyangwa saho akomanga, reka da. Iyo ntego rero kugira ngo igerweho hari bibanziriza. Nibwo leta yavuze iti ariko ko higeze kubaho uburyo bwo gushishikariza abantu kwizigamira bikanyura mu bigo bimwe, murabizi bikaza guhomba, za microfinance murazibuka, yego, hakaza no kuvuga ngo yenda n'ibigo by'imari bindi hari ubwo bisaba kugira ngo ubibitsemo bisaba amafaranga runaka, kandi hakabamo n'izo mbogamizi zo kuhagera. Bavuga ati reka no hajye ikigo cya leta 100% cya leta niyishyiraho abayobozi bakuru, ni nayo ishyiraho inama y'ubuyobozi, bati noneho abantu bazemera gushora imari mu icyo kigega cyangwa kuguramo imigabane bishyize hamwe, ya umuntu ku giti cye yabishyize hamwe ahereye ku 2,000 bizimufashe noneho kwizigamira ku buryo nibura mu myaka 3 azatangira kujya abona ya nyungu kuko ifatika 3-5 nushaka no kugeza mu myaka, mbese ni igihe kirekire. Nibura uwo muntu aba afite ati ibyo byose bizatuma hahinduka imyumvire, babone yuko bya bintu koko bishoboka kandi bifitiye inyungu umuntu. Nahoro gitangira muri 2016, amafaranga atangira kwinjira muri 2017, ariko nkuko nabivuze icyo gihe muri 2017 bari abantu 1,700, ariko nkuko abona ku giti cyabo, ariko nkuko nabivuze ubu ngubu bageze mu 6,000, urumva ko kandi icyo gihe muri 2017 yari miliyari 1,400, none kigeze kuri 16. Ubwo izi 15,000 mwabonye z'impera z'ukwa 12, ubu uyu munsi zigeze kuri 16
na 300 umva ko agafaranga kavuye ziriya nkuru rero ibitangazamakuru byakoze igihe mwatangazaga ko mwungutse ko n'abanyamigabane bungutse zatumye hari abandi baza bihuta bashyiramo n'uyu munsi ndabizi nyuma y'iki kiganiro hari ababite babikora kuko byarorohejwe nk'uko tujya tubibabwira hari ukuntu ubikora ukoresheje mobile money yenda sinzi niba nayibabwira oya n'ubundi tujya tunyuzamo tukayivuga ariko mwayitubwira nanjye reka ndebe ko mfite amafaranga make asanga yandi yego mufata uretse gatoya abantu budukurikiye buri wese afate telefone ye abanyandikiye mwese mu gikari musaba uburyo umuntu ashyira amafaranga ye kuri RNIT Terabel Fund dizera ko mwese mwamaze gufata telefone zanyu bagiye ni muhite mukanda akanyenyeri mwandika 182 yego mukurikiza akanyenyeri mwandika 8 yego ushyiraho akanyenyeri wandike rimwe ushyiraho akanyenyeri none ushyiremo amazero 3 800 ugira urwego icyo gihe umaze kubikora nyine birakubwira bati ugiye kwizigamira mu kigega iterambere fund ugashyiramo amafaranga ushaka warangiza ugashyiramo nyine wa mubare wawe w'ibanga bambwiye shyiramo amafaranga yego ndizera ko mfite nk'icumi reka yashyire yajya asanga ndi nurumara kubikora buriya urabona SMS bambwiye batugiye kwishyura amafaranga 10,000 kuri Rwanda National Investment Trust Limited ikiguzi banchi amafaranga 100 amafaranga 100 ku bihumbi 10 ya service ya service aya na ya MTN nagara yacu ubwo bansabye gushyiramo ni ijambo banga ndabikoze ndohereje you have already acquired this POS nuko bambwiye please continue to transact ubutumwa usanzwe urimo mbese uri umunyamuryango iyo uri mushyashya bahita bakubwira ngo wizigamiye mu kigega iterambere fund nurumva none have already acquired this POS ubwo no kwansanzwemo icyo bivuga iyo ari umushya bamubwira ngo iki ngo wizigamiye mu kigega iterambere fund biza mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza mu cyongereza no mu kinyarwanda ariko iyo birangiye nyine duhita tuguhamagara kubera yuko iyo uri mushyashya biba bisaba yuko tumeke bashaka ko iyo telefone kubaruyeho ari yawe nyine kuko hari abashobora gukoresha telefone itababaruyeho iyi kubaruyeho biroroha nyine duhita tubona nyine nimero y'irangamuntu yawe kuko nomero y'irangamuntu yawe niyo iba konti wacu nimero ya konti wacu yego icyo gihe baraguhamagara bati yenda bakagusaba nimero y'irangamuntu bakareba ko korerema niba ari wowe ariko hari n'ubundi buryo tubigenzura hari ubundi buryo rero ubu ni abakoresha MTN abakoresha Airtel ho aba niba badukurikiye nabo bahita bakora akanyenyeri bandike 500 yego ushyiraho akanyenyeri wandike 4 ushyiraho akanyenyeri wandike 2 akanyenyeri wandike 1 noneho akanyenyeri ushireho amazero 3 800 urwego nabyo rwose amafaranga arahita agera mu kigega ubundi buryo no kujya ku mu agent wa Mobikash bari mu gihugu hose nabo barabafasha cyangwa se abegereye ibigo by'imari ibigo nk'amabanki commercial agiye afite ama branch cyangwa se mu ntara naho hose dufitemo konti muri buri igeze ugasaba konti y'ikigega bahita bayiguha ukaverisaho amafaranga icyo gihe tuhita tubibona ko wizigamiye ikibazo cy'amatsiko umuyobozi mukuru w'iterambere fund ngiye dufata urugero Imana izampaye amafaranga mfite $50,000 kuri banki yanjye sanzwe nkorana nayo y'ubucuruzi iyo ngiye nkababwira nti izi miliyoni zanjye ziraha zari kuri konti bloqué muzinyimurire muzinshirire mu iterambere fund babikorana umutima mwiza cyangwa agahinda karabica urabyumva yego kuko uburenganzira n'ubwawe nkagira amafaranga ariko kenshi nyine urumva muke bana barabikora cyangwa barabikora ko amafaranga yawe rwose barabikora ariko agahinda ko baragasigara ariko nyine kubera yuko uyakuye iyo konti block igihe cyayo kitaragera hari amafaranga baguca hari konti block akaba na saving account saving account ho baguca yandi asanzwe ya buri kwezi cyangwa se ukoze transaction bakavuga bati ikiguzi cyayo naye ibyo byo bibaho ariko konti block iyo imyaka wababwiye itaragera
baguca ahubwo hari abaca 2% y'yo mafaranga ukuyemo n'amafaranga menshi hari n'abageza kuri 4%. baba barakwiziritseho ndaganya amafaranga ntuzajyana kubera yuko nabo urabyumva baba barateganije mu migambi yabo baravuze ati amafaranga ya Swakimu azamara imyaka 5 bakayashora bazi neza ko imbere y'imyaka 5 utazayakenera utazaza kuyatwara none iyo mbere baravuga ati none duteje ya nyungu natwe twari kubonamo ntayo tukibonye noneho mbere yuko yatwara reka tugirayo dusigaze hari n'igihe uzarebe noyo ugiye kugirayo ukurayo nta mugozi nta mugozi ariko yenda nabyo bisobanuke iyo ataramaramwe imyaka 3 hari 1% ry'amafaranga ukuyemo risubira mu kigega ntago rijya mu mufuka n'ubundi asigayemo mbese asanga yayandi yawasanze iryo 1% impamvu babishyizeho byashyizweho n'inama rusange y'abanyamuryango bavuga ati turinda akajagara abantu bo kuzajya bayikora nk'aho ari konte yayindi kuro wavugaga kandi nibura abanyamuryango urumva iyo mushyizemo amafaranga buri wese yunguka biturutse ku mubare w'amafaranga uko angana uko agenda aba menshi nuko n'inyungu igenda yiyongera agaciro nyine niko kagenda kazamuka icyo gihe iyo yakuyemo wowe bituma ka gaciro k'umugabane kagabanukaho gato ubu basubiza inyuma nabo rero bigasa nkaho bibagizeho ingaruka kuko ashatse kuyakuramo tumuhera ku gaciro k'umugabane k'uwo munsi icyo gihe niyo mpamvu bavuga ati iryo 1% ry'amafaranga ukuyemo nirisubire mu kigega natwe two guhomba bashoyemo imari nuko bimeze urameshi gato tumubaze ubundi tutangire twakire telefone murabona mutubwiye agaciro k'umugabane yego icyo kintu cy'umugabane abantu baduteze amatwi bakwiye kugisobanukirwa kurushaho kuko hari gushyiramo amafaranga akajya yunguka warashyizemo miliyoni 10 buri mwaka bakaguha miliyoni 1,100,000 gutyo ariko nanone nabonye ko umugabane uko winjiyemo ungana si kubukinga yego buriya rero umugabane reka tubivuge mu magambo yoroheje yego ikigega kijyaho baravuga bati niba ushyizemo amafaranga 2,000 kuko make yari 2,000 agaciro no kuvuga ngo agaciro k'umugabane icyo gihe kari amafaranga 100 no kuvuga ngo wari ufitemo imigabane 2,000 yego cyangwa se 20 ngira ngo imigabane ni 20 kubera ko 2,000 ugabanije 100 ni 20 ariko icyari kigendera ni iki no kuvuga ngo wowe ya migabane ufitemo uko agaciro k'umugabane kagenda kazamuka ufata umubare w'imigabane ufitemo ugakubona ako gaciro ugahita umenya aho amafaranga yawe ageze yego ariko na buri kwezi turabyohereza abafite email turabibohereza buri kwezi tukavuga ati wagiyemo umugabane uri ku mafaranga 100 yenda na rimwe cyangwa 120 none ugeze kuri 120 n'urugero icyo gihe ufata ya migabane yawe uko waguze icyo gihe bitangira ugakubona 120 ugabona aho amafaranga yawe ageze nuvuga ngo umunsi uzaza kuyakuramo burundu nk'ubose watimuvuze ati jewe nje gukuramo amafaranga yanjye tureba wagiyemo umugabane uri ku 110 n'urugero none uvuyemo ugeze ku 150 urumva muri make amafaranga yungutse 40% none se uko kuzamuka k'umugabane gutandukana na za nyungu zijyaho buri mwaka iyo rero amafaranga uko tuyashoye kuko buriya amafaranga nta faranga turarana yabonetse dushaka aho tuyashyira yaba hari konte zihuta twagiranye n'amabanki tuba amasezerano konte yunguka makeya ku munsi ni mbese okay ubwo ni 8% hari aho tuyashyira mu gihe dutegereje ko tubona za mpapuro mpeshwa mwenda ariko tugasigaho n'amafaranga makeya yaba abantu baza kuyafata kuko buri cyumweru baraza kuva kuwa mbere kugera kuwa 4 tubona abantu bandika basaba nyine amafaranga kuwa 5 tukaverifya imyirondoro yabo kuwa mbere cyangwa kuwa 2 mu gitondo kare amafaranga bageze kuri konte zabo icyo gihe rero tugomba kuba dufite amafaranga ari hafi aho ngaho hari ibigo by'imari amabanki nk'abiri twasinye amasezerano yuko iyo amafaranga azajya yunguka ariko tukayakoresha uko dushatse habaho amafaranga make yo gusavinga abanyamuryango bashatse make bakayabona nk'ubu ngubu icyo warumbaje nk'ubu hari ubwo dufite nk'impapuro mpeshwamwenda z'imyaka itandukanye nk'ubu ngubu nk'amafaranga menshi dufite bese hari kuva ku myaka 3, 5, 7, 10, 15, 20 burya ibiciro by'izo mpapuro mpeshwa biratandukanye nk'ayo nakubwiye twashoye mu kwezi gushize ya miliyari 1.4 twaguze
impapuro mpeshwamwenda z'imyaka 20 zitanga inyungu ya 13.15% yego ariko ushobora gusanga nk'igihe gito y'imyaka 3 yenda yo iratanga nk'10%. Ubu rero ya nyungu tuvuga ibyo bintu bihurije hamwe ugakora nka moyenne cyangwa se impuzandengo n'ibyara ya nyungu none ukaba washyizemo na yandi atanga 8% ari muri bank isoko ry'imyaka 20 dukeneye miliyari 15. Baravuga bati noneho rero mwebwe mufite amafaranga ufite miliyoni 100 abafite uburenganzira bwo gutanga igiciro miliyoni 50 ifite miliyoni 50 uvuze iti gihe Benin mfite miliyoni 50 icyo gihe barakubwira bati tubwira igiciro wifuza. Ufite miliyari 100 miliyari imwe gutyo akagenda atanga igiciro cye urumva noneho bagakora moyenne ubundi niyo bashobora kuvuga bati isoko ritanze 13 n'igice kimwe n'igice 15 ibiriya mbese abari kuvuga ngo ni nka moyenne y'abantu babyita competitive bidding no kuvuga ngo abantu bapiganirwa izo mpapuro mpeshwamwenda kuko kenshi burya iyo bapiganwe bashobora kuba bashaka miliyari 15 bakabona 20 iyo bagiye guseriva abantu bahera nyine kuwasabye igiciro gito kugira ngo nabo badahendwa none igiciro none bakagenda gutyo wenda wowe niba wasanze miliyari 5 bashaka gufata ko 3 kubera yuko wabahenze ariko jewe amahirwe tugira buri kigega nuko badufata nka rubanda rwose kuko amafaranga y'abaturage iyo ntabwo asubizwayo uko angana kose barayafata. Niyo mpamvu mu by'ukuri hari inyungu nini yuko abantu bishyira hamwe bagashorera hamwe none amafaranga yose bakayafata uko yakabaye mbere yuko bafata yandi y'ibigo zose zaraguzwe ku buryo nidushyira amahandi mutaratubonera izo mutugurira. Oya erega niyo zidahari tujya ku isoko ry'imari n'imigabane. Murakoze cyane turashimira twakira abantu kuri telefone abafatanyabikorwa bacu mwese tukabavuze bihagije ariko turongera tunyuze ngo tubavuge murebe no ku mbuga nkoranyambaga n'ibitekerezo mu bishyireho abo tutakiriye ku murongo wa telefone ntuhabyigane wandike n'igitekerezo kiraza kumvikana. ingabo za RPF inkotanyi zikaba zarahaje muri fezi ya kabiri habafashaga ibintu byinshi cyane bitandukanye harimo ngira ngo mwabibonye ko kuhihisha biroroshye navuga ko ari naho hateguriwe noneho ibitero shuma bitandukanye. Ikindi twavuga nuko high command ya mbere yabaye ahangaha mu Rugano ya His Excellency Paul Kagame kuri icyo gihe yari umugaba mukuru w'ingabo za RPF akaba yarabaye ahangaha. muri studio zacu aho muketse ruswa abafite amakuru kuri ruswa nimuyabike nimuyagumane muyatange muri Transparency International Rwanda kuri telefone tishyura 2641 wahamagara cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi. Bari namwe bategarugori murashishikarizwa by'umwihariko gutanga amakuru ku byaha bya ruswa akarengane n'ihohotera rishingiye ku gitsina rikunze gukorerwa mu ngo. Ni ubutumwa bwa Transparency International Rwanda tubagejejeho. Turacyari kumwe n'Amakuza Peace Plaza building ibere business abashaka gukira mwese abashaka gukora business mukaba muyihesha agaciro kandi abakiriya bakaza nabo banezerewe ni mujye gukorera muri Makuza Peace Plaza. Inzize ngo
hubatswe n'imihanda parking ihagije lift ikora neza cyane escalier roulant ndetse kandi ibikorana ni imyenda yawe gusa udusafuriya wapi amaterimosi woya byose birimo muri Makuza Peace Plaza. Telefone ni 0783 12 itanu rimwe. Yes, dukomeza tuganire n'umuyobozi mukuru w'ikigega iterambere fund mu cyongereza bakita RNIT. So yitwa Gatera Jonathan yaje kutubwira inkuru nziza ariko no kugira ngo mwebwe mudukurikiye utari warafashe icyemezo cyo kwimura umutungo ngo bujyane hari aho wunguka nawe agifate. Wasanga abantu bakibika amafaranga ku musego araba yabitse mu makatumirwa namwe mwemerewe kubimubaza. Mushobora no kunyura ku mbuga nkoranyambaga Twitter, Facebook mukaganira n'umutumirwa wanyu. No mu gikari hari kuri YouTube live mutubona ushobora kujya ugatanga igitekerezo cyawe nacyo tukagicishamo amaso. Ariko reka tubanze tubakire namwe twumve kuri 0788317918 ufite ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye na RNIT iterambere fund. Tumvishe neza usabe bagusubiremo. Yego. Moze Hello Radio TV 10. Yego mwaramutse ongera ijwi kugira ngo tukukumve neza. Tondoshiza nawe witwa nde uri he? Ni Jean Baptiste ndano Kicukiro. Yego Jean Baptiste. Nakomeje gukurikirana iby'umuyobozi yasobanura. Ngira akantu gato kwibaza se n'umuntu navuga ni na banki runaka nimwe nabarizwagamo. Kandi wenda nta n'icyicaro cyawo mbona hafi gatoya. Ese birahagije yuko nabikura ku telefone bakampiga kaze aba nizeye neza yuko nanjye nanditswe mu banyamuryango b'ikigega iterambere fund? Wamusubiza kereka ahita gusubiza. Guma ku murongo niba hari n'ikintu ushaka kumubaza uramubaza. Birakorwa kubera yuko amafaranga iyo ukoze ukoresheje mobile money nkuko nabikosobanuye duhita tuguhamagara tugagusaba umwirondoro wawe. Noneho iyo tubonye nimero y'irangamuntu yawe baye konti yawe wacu, icyo tugusaba rero icyo gihe iyo wakoresheje mobile money tugusaba ngo tubwire iyo nimero y'irangamuntu ushaka kwitwohereza no kuri nimero zacu zisanzwe. Ariko icyo tuba twifuza no kugira ngo turebe niba iyo telefone woherejeho amafaranga ariyo koko ikubaruyeho. Ikiri tukubaza no kubaza amafaranga amazina y'umuntu w'umuzungura, kuko burya iyo wizigamiye biba byiza ko ufite n'umuntu ugiye waba udahari wabikurikirana. Ibyo byombi tukagusaba na email uyifite kugira ngo tujye twoherezaho statement buri kwezi uko amafaranga yawe ageze. Ibyo rwose birakorwa ntugire impungenge. Hari ikindi kibazo? Yagiye. Okay. Agiye. Sawa. Reka twakira abandi twihute. Umurongo urafunguye 0788317918. Hello Radio TV 10. Hello. Hello. Ego. Ko niyandikishije ntanze amafaranga baka Hello. Turakumva. Shira umutima hamwe, fata umwanya wawe ntabwo ntakitwirukansa nyuma usobanuze. Niyandikishije. Nishyuye amafaranga ibura buryo amaze kutubwira. Wiyandikishije cyangwa wohereje amafaranga yawe muri RNIT? Nohereje kandi n'ubwa mbere ariko nta kaze nahawe. Ntabwo bari baguhamagara. Buriya ni kuvuga ngo kuriya yavuze ngo uhawe ikaze ntabyo nabonye kandi amafaranga yagiye already. Nibyo. Nta butumwa se na bukeya MTN yakoherereje. Buriya wavuze nibwo bampaye kandi nge n'ubwa mbere nyatanze. Okay, ubwo butumwa bwa MTN ubo abacu nabo kubera ko ubungu abantu ni benshi. Ubwo usanga yenda harimo n'umukozi umwe kubera ko tukora 30%. Ntabwo abakozi bose bari mu biro. Icyo gihe iyo ubutumwa bwisukiranya gutyo hari ubwo nawe butinda kukugeraho. Nawe ntabone n'uburyo agenda basubiza bose. Ko agenda ahamagara buri muntu wese. Buribika kuri computer? Yego cyane. Ntabwo ari kuri phone. Oya ni kuri computer. Okay. Umva uwo mukobwa nubwo atatwibwiye nashe umutima hamwe amafaranga na iriya SMS irahagije
kwerekana ko wizigamiye mu kigega iterambere fund noneho bagiye kumuhamagara bamusabe detaye bamusabe nimero na email niba ashaka bamwoherereza statement ko amafaranga yageze anatange sheriwe nk'umuzungu cyakora igihe cyose twabikoze uribuka ko hari igihe mwajyaga muza tukabikora live nta muntu n'umwe ariko nta message nta butumwa sinzi ngo bimeze gute nabariza hehe ukuntu bimeze naho bigeze uguma ku murongo umpe nimero yawe ya telefone kuwe ko hari abantu baba baratanze email zitarizo zikagenda wakohereza bikahita bigaruka ariko mbwira nimero ya telefone yawe ndahita nkubwira cyangwa se nguhe telefone uhamagaraho yenda niba utinya gutanga telefone yawe reka nguhe iyi nimero yanjye yitange nta mukiro utinya gutanga nimero ye ni 0788 0788 kane kabiri icyenda umunani gatatu urumva ko hashize igihe kinini sinzi amakuru wari warashyizemo menshi cyane oya ntabwo ari menshi wagize ubwoba dukeya ariko dukeya ntabwo wavuga ngo umuntu yabutoragura mu muhanda n'ibihumbi 100 kandi urumva imyaka 2 nakagombye kuba narabonye akantu karimo buriya watanze email yawe se yego ngo email warayitanze oya ntayo natanze email naverishije muri beka nyine urumva iyo nta email dufite kuko email niho twohereza buri kwezi mbese icyemezo amakuru mashya iyo udafite ariko mujye mutanga na ka message n'ingera ku kazi nicyo kintu cya mbere turi bugukorera nanzi ko ufite email mwatubwiye ko izi systeme z'ikoranabuhanga zihenze mutujya muzikoresha kugira ngo amafaranga y'abanyamuryango y'abanyamigabane atazajya ashirira mu guhemba abakozi yego hari ukuntu nyine wirinda ko amafaranga y'abanyamuryango uyasesagura kuko ariko mubone n'akanyungu kakatubutse ariko icyo nababwira cyo nuko ubu ngubu leta yari muri bije yayo ha amafaranga yari yatugeneye yo kugira ngo kuko nabo leta yabonye inyungu mu bijyanye nuko abanyamuryango bitabira kwizigamira ubu mu by'ukuri muri bije mu kwezi kwa gatandatu amafaranga ubu batwemereye azaza yo kugira ngo dukore no ya systeme neza ariko none itazajya tudakoresha amafaranga y'abanyamuryango ku buryo noneho nuzajya ubikora uzajya wowe ushobora no kujya kuri computer ugifite mu rugo iwawe ukajya kuri website yacu ugashyiramo credential tuzaguha ukaba wareba kirebera umutungo wawe ugeze ibyo rwose bizajya bikorwa ibyo bizaba biryoshye cyane reka twakira undi Hello Radio TV 10 Hello yego itwa Mukama nerezo umushyitsi wanyu yavuze ko imigabane yunguka iyo hombye bigenda gute ngo yihombye bigenda bite iyo imigabane ihombye bigenda gute yenda ibyo ntibirabaho kandi nta nubwo bizabaho kubera yuko reka nkubwire impamvu yatuma imigabane ihomba niba ukiri ku line yagiye byahomba ari uko amafaranga twashoye atungutse cyangwa se igihe kuko buriya njya nirinda gukoresha amagambo y'amanyamahanga buriya twashoye mu mpapuro mpeshwamwenda ya nyungu ibiri fixed ni ukuvuga ngo ntizahinduka ubwo rero haramutse ibaye ko ihinduka nibwo na mugabane ugenda ugabanuka ariko ikindi icyo nabizeza cyo kuva byatangira umugabane nturahungabana na gato ushobora kugumaho waruri bitewe nuko wenda abantu bakuyemo amafaranga menshi ariko ntujye munsi yayo kuko kugira ngo ajye munsi nuko ya nyungu tufite yaba hari icyayihinduye nabundi ntago bijya bikorwa rwose abantu sinzi niba mujya mutwumva ntago mujya mutwandikira ngo mutubwire ko twabisobanuye neza ejo muri maze kubonera nkuru ya Benere yuko yashyize impapuro mpeshwamwenda hanze z'imyaka 20 navuze nti ntabwo umuntu ku giti cye byamworohera wandi ufite udufaranga duke kujya kuyigurira imbona nkubona ibyiza rero nuko tunyura hehe muri Arena Iterambere Fund mu byo rero ikigega leta yagishyiriyeho nukugira ngo idutoze bene uwo muco twebwe abanyarwanda yenda icyo nakongeraho aho nuko ngo iyo ugiye ari wowe ku giti cyawe wigiriyeyo bigusaba nibiri 100 kugira ngo ubone bon imwe no kuvuga mbese
niyo nakwita yego urupapuro rumwe yego ariko noneho ubu ugomba no kuzishyura umusoro ku nyungu. Yes, ugomba kuzishyura umusoro ku nyungu. Mu gihe mu kigega nta musoro kubera yuko leta yavuze iti abantu nibishyire hamwe bagira umuco wo kuzigama hanyuma natwe twigomwe imisoro kugira ngo abantu babone na kariya kazi wakabaye uhendwa wiruka mu bintu ugira gute bo bakagukorera ukicara ugategereza amafaranga. Mubaza ikindi kibazo mbonera gihugu cy'uburere mbonera gihugu. Watubwiye ko leta nayo yabyungukiyemo akaba ari no mpamvu yabahaye ingengo y'imari ituma mwubaka ari koranabuhanga bizajya rituma umuntu areba naho umutungo wugeze. Leta yunguka ite iyo abaturage bazigama ari benshi? Ni ibintu byumvikana. None se reka nkubwire, iyo uhereye ku 2,000 ukagenda byunguka, uwo muntu aba akiri mu cyiciro cya mbere, atangira nyine kugenda nawe kubona inyungu ye, urumva, kuko uzi ko hari abantu baba mu cyiciro cya mbere bagenerwa, hari amafaranga bagenerwa, urumva. Iyo abantu bavuye muri wa murongo w'ubukene, bituma na leta amafaranga yataha muri biriya bitwa bya affaires sociales n'ibindi agabanuka, agashorwa hano. Urumva rero iyo abantu bavuze ati none shyiramo agatege wowe ku giti cyawe urebe ko wava muri ubwo bukene bwabaye karande uhere ku 2,000, urumva. Hari abantu bajya beza ikawa, hari abantu babeza ibishyimbo, hari abantu yewe n'urwagwa ruracyagira, urumva. Ukavuga uti nibura ayo mafaranga nigomwe buri kwezi cyangwa se buri mezi 6 nyashyireyo none nabyarira inyungu ejo bundi nanjye nzave mu iki cyiciro nge mu kindi. Hari ukuntu byaba binatuma abaturage bari ku muco wo kubika amafaranga mu ngo oya no kuyapfusha ubusa. Erega yo ukomeza kureba amafaranga ari aho ngaho uba tempted no kuyakoresha ibidakorwa. Leta rero yunguka ko abanyarwanda bagenda bava mu bukene. Ingengo y'imari yari igenewe byabyiciro ikagenda igabanuka ikaba yashorwa handi. Ikindi noneho ariko ni no guhindura imyumvire, kumva ko utazavuga ngo yewe nzategereza umwana wanjye, nzategereza anko, nzagirane, mbese kaza kuri wowe ukavuga uti nanjye ubwanjye nigenge mu buryanye ndeke guhora nsabiriza. Ibyo bihindura imyumvire bigatuma umuntu avuga ati ariko reka nanjye ku giti cyanjye ntigerageze. Yagura n'ubwonko erega y'amafaranga agenda agwira utekereza naho wakoramo ikindi kandi nacyo kizana yandi. Murakoze cyane. Iryo gura ntibagiye kugira ngo abantu badukurikiye batagira ngo wenda leta hari ukundi yunguka. Yego murabisobanuye. Twakira abandi bantu kuri telefone. Iyi ni Radio 10. Hello Radio TV 10. Mwaramutse neza. Yego muri kuvugana na Murekezi Emmanuel. Yego Murekezi Emmanuel. Nakurikiranye icyo kiganiro cyo mutumirwa wacu. Allo? Yego turakumva wihagarika. Komeza. Nakurikiranye icyo kiganiro. None namubazaga ngewe nanjye bo mu iterambere fund. Ariko ngewe nkoresha telefone z'amatushi. Ntabwo tumwe tujya tumenya tubona utubwira ko inyungu zacu zihagaze cyangwa se amafaranga yacu ari gucungwa. None twebwe nk'abatashoboye gukoresha imeri bari kuduteganyiriza iki? Twe dufite amatelefone asanzwe kandi ariko dukeneye kumenya amakuru yose akorerwa mu kigega cyacu. Murakoze. Urakoze Murekezi. Umuntu udakoresha imeri nyine ngira ngo telefone z'amatusha avuga ne zimwe zitari smartphone. Namwe buriya mu by'ukuri amakuru yabo bahari kenshi iyo bigenze gutyo hari nimero y'akazi bahamagaraho tukaba twabibohereza. Ariko noneho hari n'abandi usanga nk'umurekezi niba afite nk'umwana harabakoresha abana emailiza abana b'iki gihe bacanye ku maso bari smart nyine nk'uko bagira. Hari abakoresha email z'abana babo, hari n'abana badoma batari ko papa ntaherutse kubona no tukayimohereza. Tese wowe akabwira ati ni data. Hari nubwo baba bafite nabo bana nabo bafitemo konti. Kuko burya niyo utarageza imyaka 16 turabyemerewe. Kuko dukoresha irangamuntu y'umubyeyi wawe. Icyo gihe rero Murekezi cyo ndi mubwire no ko yenda agiye atampaye telefone ye nawe twari kugera tukamuhamagara tukayimusobanurira. Ariko ndivzera ko abari ku kazi buriya ahita ajya muri system akashyiramo Murekezi Emmanuel baba bitiranwa akareba indangamuntu zabo zitandukanye akaba yamuhamagara
bakaramubwira nzi ko ubu ngubu ari bumuhamagare niyo nimero ya telefone izi nimero dutanga buri munsi abantu barazihamagara zikitabwa barazihamagara 0787 900 murekezi kuki utari warahamagaye nimero kandi tuyitanga buri gitondo ubwo butumwa agiye kubona baraguhamagara ni 0737 yes twakomeza twakira abantu reka twakira undi Hello Radio TV 10 waramutse neza turavugana nande muravugana na Yusuf Ndirubavu Yusuf ufite umunota umwe n'igike ndabarogoye ari ikibazo njye nari mfite nshaka kuba niba kitajyanye n'amafaranga kupa telefone wigendere please nikijyanye n'amafaranga ariko ntago ari muri iterambere fund sawa nta kibazo nandi kubabaza mwazavuganiye ba Nyakabyizi ko tugiye kuzapfa nabe baraturindagije nta mafaranga baduha mu nganda zimwe na zimwe ko zijya zikubita hasi tugakora nk'ubu umuntu amaze nk'imyaka 10 mu ruganda rw'itayi rwapfuza nta kintu na kimwe bari baho umuntu akorera amafaranga 1000 wajya kureba ariko icyo gihumbi barakiguza ngo umuntu yakaba yagize ugasanga nta n'ikintu na kimwe kiriho ariko ngira ngo ikibazo cyahari kirumvikana ariko kirumvikana impamvu ubu mwagombye kuba munabona menshi cyane abantu ntabwo bahemberwa ku gihe abandi baramburwa ariko hari nuko yenda nakoze mu bintu byo bwiteganyirize ashobora kuba afite n'ikibazo cy'uko urumva avuze umukoresha bakoranye imyaka 10 yego aho ngaho je niko ikibazo nacyumvise niba namwumvise neza amaze imyaka 10 akorera icyayi cyapfunda bamuhemba 1000 ku munsi ariko nta kintu bigeze babakorera no kuvuga ngo umukozi wundi agomba kwiteganyiriza itegeko no kuvuga ngo ya pension ye yagombye kuba yamutangira buri kwezi aho rege nibaje ko ari cyo kibazo afite kuko ubundi mu by'ukuri ntabwo kijyanye n'iterambere ariko umuntu wakoze yari yanze ibwo ikibazo cye nacyumvise hari abantu banyakabyizi batajya bateganyirizwa kandi itegeko rivuga ko umuntu wese umaze amezi 6 akora agomba kumuteganyiriza icyo gihe n'abakoresha be bagomba kwikubita gashyi reka twongere dufata kitso tugaruke tubakira umurongo wa telefone y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside ikaba yarubatswe ahangaha kubera ko hacumbikiye abanyapolitike ba RPF inkotanyi ndetse n'abasirikare 600 ubwo biteguraga gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Nota 22 kugira ngo dusoze ikiganiro ariko abantu turacyabakira kugira ngo ibitekerezo byanyu ibibazo byanyu bitugezeho burya birafasha cyane kandi nawe yisobanukiwe buri ushishikariza na mugenzi wawe nawe aganiyo waganye yo kwizigamira ari wo muco mwiza leta yacu dushishikariza buri munsi kugira ngo twige umuco wo kwizigama 078831 reka nawe nkwakire. Hello Radio TV 10 ngaramutse neza none nabazaga nta buryo hello turakumva nta buryo nka hariho nk'umuntu w'umwarimu ubusezinga muri umwarimu sako hello turakumva nta buryo ari amafaranga yisezinga ashobora kugirana amasezerano ya RNT iterambere fund hanyuma bakajya bayashyira kuri account iri muri RNT iterambere fund
dufite konte mu mwarimu sako ubundi amafaranga nyine barayawe icyo ukora icyo yakora buriya ni ukubwira umwarimu sako bati akora ibyo bita standing order cyangwa se no kuvuga ngo buri kwezi mujye mufata 5,000 mubyohereze ku konte ibiri muri sako nyine kuko tuyigirayo tugahita tubibona ko hari umuntu wizigamiye icyo gihe navugane n'umwarimu sako biroroshye ababwira ati buri kwezi mujye muvana haya mwese kuko n'ubundi hari n'abandi baba bafite mu konte mu mabanke akagenda agasinya agapapuro buzuza akavuga ati buri kwezi mu mpera z'ukwezi mujye mukuraho amafaranga angana gutya muyohereze mu kigega ibyo birakorwa rwose. Okay. Reka dukomeze twakira abandi ngira ngo urumva ko ikibazo cyawe cyo gisobanutse ubwo ku makashara kawe rwose tubaze uyu munsi n'uwanyu kabisa. Hello Radio TV 10 waramutse? Waramutse neza. Nitwa Seti ndi Nyagatare. Yego Seti Nyagatare. Ariko radio nifunguye bitinze ngende umushumba. Hello. Turakumva Seti. Nagiraga ngo munsobanurire muri make icyo kigega cyangwa se uburyo gikora n'abemerewe kubitsamo mvuye kuri telefone murakoze. Mbere yo kuva kuri telefone reka nkubaza. Buri kwezi uragirira aguhemba ngahe? 40,000. Urarya ukayamara? Oya. Okay, reka bagusobanura uburyo uzajya usavinga ku buryo ugiye kuba umukire kabisa ukazaguriza aho inka kuri telefone. Nta kibazo niba afite karadiyo buriya ashaka kuba aragiye kuri radio icyo yakora umuntu w'ibihumbi 40,000 we ashobora nk'uwo yenda uragira inka ashobora kuba atagereye ibigo by'imari birumvikana mu rwuri nta ariko ashobora kuba afite telefone ye ashobora gukoresha mobile money. Yego nziko nabo bashebuja bashobora kuba batamuhemba cash cyangwa se bahembera kuri mobile money. Sinzi rero niba yakurikiye uburyo umuntu yisebiye akoresheje mobile money yenda twaza kubisubiramo kugira ngo abyumve. Reka tumubwire niba bishoboka tumuheho nk'iminota 5 ashake aho abyandika. Yego. Aho abyandika niba adafite amafaranga muri telefone byagora. Yego. Gukurikiza no process byagiramo hagati bigatakara. Ako byanditse nko ku gapapuro yaza kubikora yitonze. Shaka agapapuro cyangwa se we reka mworohereze natubwire nimero ya telefone. Turamuhamagarira tumubuza baza byose niba ariko arimva kuri radio niyongera hamagara cyangwa tumuhe tongera umuhe yahe turaza kuzimuhara zihamagara kwakira abandi. Hello Radio TV 10 waramutse? Neza. Hello. Turakumva witwa nde uri he? Witwa Fred mu Gatenga. Fred. Gihe nabazaga. Urugero wenda ufite shizeho nka miliyoni ubu nona. Hello? Turakumva Fred. Shizeho miliyoni ubu nona. Noneho wenda mu mezi nk'3 ukayikenera. Birashoboka ko bayaguhaza cyane. Bayaguhaza yawe rwose ahubwo tukubarira n'inyungu zayo mezi 3. Nango ntushobora gusubizwa yandi washizemo abayiyongere abayabyaye yandi rwose na kuko arabaraye ubundi twakamugira inama yuko yarekamo akabyara inyungu ifatika inyuma y'umwaka kuko inyuma y'umwaka afite 110 byiyongereyeho. Ubwo rero urumva ko yenda mu mezi 3 ishobora kuba ari yenda nk'ibihumbi 30 n'urugero yaba abonye 33 gutyo. Ariko yabona rwose. Okay. Hello Radio TV 10 mwaramutse? Ni Seti ndagarutse mbabwire ya nimero yanjye. Sawa Seti. 0782 0782 4210 4210. Okay. 76 76 0788 reka sabe abo mu biro niba bakurikiye bahite baguhamagara akakanya ariko niba taguhamagara agenda za kwihamagarira ngeze. Seti n'umusirimu kabisa. Urumva ko Seti ikintu yashumvishe neza kandi aragikeneye n'ukuri kw'Imana. Turamukurikirana buriya. Reka nawe twakire. Hello Radio TV 10 waramutse? Naramutse. Yes. Kane mu James. Ego James uraga naye? Nyabugogo.
nishimiye kumva umuyobozi mukuru w'iki kigega urakoze nyumva ariko sinzi abo navuga ko nakizi nuko wenda ntabwo ntari ndakigeramo neza kigeremo bakukijyamo ariko nashaka kubaza ubuyobozi mubajyanye n'iyo konti umuntu ashobora kuba yashyiraho ayo mafaranga konti numvise uburyo bwinshi bwa telefone ku mabanki n'ubundi nagiye nkomeza kumva ariko hari icyenda nifuza kumubaza ku bijyanye n'ayo mafaranga naba yashyizemo ko numvise n'uwo wari umaze kumbanziriza avuga ko aramutse bayakeneye mu mezi 3 bayamuha kuko yabona yenda nta mananiza ariko icyo nashaka kubaza ni kubyerekeye numvise ngo bashobora kuba ayo mafaranga yaba nk'ingwate ku muntu waba ukeneye amafaranga muri banki runaka ibyo uko ni impamo birashoboka cyane rwose iyo banki kuko buriya banki nazo n'abacuruzi iyo ushaka inguzanyo hari ubwo bagusaba nyine ingwate irenze amafaranga ukeneye bijya bibaho ariko buriya kubera ko aya mafaranga y'ikigega iterambere fund iyo tuyashoye mu mpapuro mpamyabushyirwamwenda beneri duha certificate ituha icyemezo ko twagurije leta none umuntu ufite iyo konti wacu hari iriya certificate abona buri kwezi hari certificate tumuha buri kwezi icyemezo cy'ishoramari wakoze mu iterambere fund kiriya rero mu by'ukuri kiremewe kuko icyo gihe banki ziba zivuga ati ibyo byose amafaranga ye abitswe na beneri kuko burya beneri niwe mubitsi wacu mbese kuko iyo tuyatanze gutyo baduha icyemezo kigaragaza ko amafaranga miliyari 1.4 nk'abira byejo bundi yashowe ariko twebwe kuba tuze abanyira ayo mafaranga tuhita nyirabo tubereka ku mafaranga ye hiyongereyeho iki iyo certificate rero ushobora kuyitanga muri banki rwose iremewe ikabingwate gusa nyine agomba kumvikana na banki ye kuko hari banki zishobora kuba zitari ko yenda niba washakaga 100 ukaba ufite 100 kuri mu iterambere fund yenda turaguho 70 bateganya yenda hari ukuntu ya 30 hari ukuntu amabanki nyine areba ntabwo yizera abakiriya kandi agashaka ko abakiriya bayizera ariko ntibyumvikane ko naje ntabwo ari gihe rwose amabanki atanyumva nabi kandi dukorana neza reka twacira abandi Hello Radio TV 10 Hello mwaramutse rangururijwe inshuti yacu mwaramutse witwa nduragana he Ego, ni Christian rero sinzi ikibazo afite yarimo ntabwo ari kuvuga yihuta turakira undi tugeze 3:30 muri studio za Radio Dish ikiganiro ni zinduka turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa RNIT Iterambere Fund ni ikigega cyashyizwe na leta y'u Rwanda kugira ngo gitoze abaturage umuco wo kuzigama no gushora imari ibyo bakora babitubwiye aho bavana zira nyungu baha abanyamigabane babo mwahumvise no kuguriza leta niho cyane bashora amaki ushobora gushyiramo ikigega kikayakira kikabyaza n'ibihumbi 2 duhora babwira buri munsi reka twakire abandi Hello Radio TV 10 Hello oui sagenda ubutumwa bugufi nabwo twatangira kubusoma ari ubwo mwashyize kuri YouTube kuri Facebook no kuri Twitter ibibazo mwagiye mubaza ibyo mwagiye musobanuza inyunganizo zo numvisha ari ntazo mwasanze ari ikigega gisobanutse ku buryo mutagira inama mu cyungura gusa batanze inama z'uko mwakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo abantu bajye bakurikirana uko umutungo wabo ugenda ukura umunsi ku wundi uko babishatse yes niba hari yindi telefone wakiranyisha reka twakiriye Hello Radio TV 10 Mwaramutse twajya mu Theogene yego Theogene nagira ngo umutumirwa asubire mu isonomero ukuntu umuntu yabasha kwishyura konti kuri telefone mobile money igihe koko cyari kigeze ya minota 5 twatanze abadafite telefone ngo byandike mu bikoremo abadafitemo amafaranga kuri Momo cyangwa se kuri Airtel Money ubwo mushobora kwandika ku ruhande noneho waza kuyashyiraho ukabikora mu kigega yego siyo kuri mobile money nakore akanyenyeri yandika 142 akanyenyeri yandika 8
akanyenyeri yandike rimwe akanyenyeri yandika 3 800 ese no kwa 3 ashyireho urwego ibindi byose arakurikiza amabwiriza agenda akurikiza amabwiriza yego no kuri Airtel arakora akanyenyeri yandike 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri nanone 3 ashyireho urwego birahita bitungana abakoresha mobile money ho biroroshye kuko abantu bamaze kumenyera Momo Pay ni nka Momo Pay noneho kode yacu na 3 mbese ni nka Momo Pay bisanzwe ugashyiraho kode ya RNA itariyo 3 urwego ugahita byose bitunga ibintu bikikora okay reka twakire nka babiri hanyuma uze kureba kuri Twitter urebe ubwo butumwa bw'abantu bagiye bagira ibyo basobanuza umurongo ni 0788331718 Hello Radio TV 10 Hello oui mwiriwe waramutse neza ndashaka kumenya ko icyo kigega gikora nanjye ngo nzajye nyikoresha witwa nde urahagana he nitwa Iramunda isagenda Iramunda numvise ijwi ari nk'iry'umwana ne mukuru ahubwo afite akana ku ruhande ariko niba agiye kubabaza imibare mumenya abagabo n'abagore ko tumenye ko abagore bitabira ishoramari hari ukuntu abantu banyura mu bibina bijya bigorana bina bibamo abagore benshi cyane nibo benshi ariko nanone hari bitaduha list yabo bikatubwira umubare icyo gihe ntumenya kubatandukanye ariko abantu ku giti cyabo turabifite usanga biri hafi ku 50-50 iyo ni nkuru nziza nanemereye abantu bo muri Plan International twari kumwe ejo ko babaziza niba abagore bari ahubwo reka mbabwize ukuri mu bantu basaba amafaranga abagore ntibabamo bivuze ngo sinzi yenda ahangaha ni ukuri twarabibonye buri munsi buri lisiti tubona buri cyumweru ushobora kubonamo nk'umugore umwe ku ijana ni ukuvuga ngo amafaranga yayo yashyizemo bayashyizemo arayareka kabyara narabibonye abagore niba bazadutunga mu myaka iri imbere so reka dusome ubutumwa yitwa Moses Ndaruhutse atwumvira muri Norvège byumve neza Norway hariya mu Burayi ati bonjour soir mbariza harya diaspora kugira ngo ibitse mo bigenda bite miliyoni zanjye ziryamye muri banki aho ziryamye muri banke nzishyire aho ngaho nzishyiremo ubundi ubitsemo miliyoni imwe yenguka ngahe buri kwezi yego aha okay diaspora urumva biroroshye afite konti hano mu Rwanda nabwire nakore ashobora gukora transfer hari uburyo ubungubu nk'amabanki amwe hari banki zimwe nka Beka ushobora gukora transfer ukoresheje telefone hari noneho nuko ushobora kuba wakwandikira banki bafite uburyo bakayibwira ati amafaranga muyakure kuri konti yanjye muyashyire kuri konti ya RNA iterambere fund muri iyo banki ntita tubibona icyo gihe rero abo muri diaspora icyo tubabwira nuko inyungu babona hari abajya bavuga bati ese ko tuba dushaka amadovize twababwiye ko kugeza ubu tudashorera mu madovize n'amanyarwanda ngo inyungu azabona n'amanyarwanda ndumva nawe ibyo byose konte yenda ari amanyarwanda ariko hari n'abo bagireza amadovize ariko biroroshye no kuvugana na banki ye agahita bamukorera transfer kuva kuri konte bakayishyira iwacu ikiba gisigaye nk'uyu uri muri diaspora ubundi duhita tumusaba nyine email hari abakozi ndizera ko bakurikirana telefone ye ahubwo niba arimo kutwumva Moses duhe email y'impe ndahita nyitanga kwa rwose email noneho duhite tumusaba ko yaduha icyangombwa cyane kuvuga ngo ashobora kuba afite irangamuntu cyangwa se na passport akatubwira nyine n'umuzungura we ibyo nibyo by'ingenzi izindi details aho habarizwa n'iki bintu nk'ibyo ibyo na phone yenze kwiguha yego byadufasha ahubwo uhita uyimpanze kumuhamagara mfite abantu benshi muri diaspora tuvugana hari n'aba urumva ari muri Norvège hari bare mu Holande mu Bubiligi muri Amerika muri Canada dufiteyo nk'abangahe kandi bakora buri kwezi hanyuma uyu yitwa nde yambwiye ko akora mu kinyamakuru The New Times
ati umuntu wacitswe n'iki kiganiro uko yakibona yego kuri YouTube kiraba kiriho n'ubukiriho turaza kuguha link umwanyi yitwa Ravi muri The New Times yego hanyuma undi ati bonjour tubarize uko umuntu yabikuza amafaranga adafite konti muri banki umuntu aje mu kigega cye RNIT ariko nta konti agira mu yindi banki gihe rero bijya bigorana kiretse afite umuntu umwizerwa akanyuriwe none uwo mwizerwa bakandikirana kuko twebwe ntago kirazira kuba wakohereza amafaranga kuri konti itari y'umunyamuryango ariko ashoboye kuyuzana ati dore nyiri konti amasezerano twajyanye nyiri konti akadusinyira ko amafaranga azaba y'uwo mushoramari icyo gihe tusaba nyine inyandiko ntago twapfa kuyatanga gutyo iyo basinye bombi twese turabikora ariko namugira inama nawe yo gufunguza konti biba byiza mu iki kinyejana rwose biba byiza kugira ngo ibyawe unabimenye bana kubinyuza ku wundi yitwa Bahati Dana tumwaramutse neza ngewe nabaza ese kubikuza kuri phone birakunda ese bica mu zihe nzira ese hari umubare runaka bagenderaho babikuza hanyuma bigendera kuki ese bisaba gushyiramo amafaranga igihe runaka cyangwa ushobora gushyiramo igihe ushakiye murakoze ibintu dusigaje n'ibikeya siyo no kwiruka kubikuza kuri phone byo ntago byemera kuko hari ubujura bwinshi bushobora gukorerwa kuri telefone ibyo rwose amafaranga tuyohereza kuri konti note kuri phone ibyo ngibyo acyumva Bahati Dana wabyumvise ikindi yabashije gushyiramo amafaranga ni igihe runaka cyangwa ushobora gushyiramo igihe ushakiye hari n'ubikora 3 ku munsi igihe uboneye cyose urayohereza Norbert Tishima timwaramutse dufunguye dutinze mudufashe mukore agasamari gato turaza kubaha link y'ikiganiro kuri YouTube muze kukireba cyane ko muri kuri Twitter birumvikana ko mukoresha ikoranabuhanga bite wasati nibwo ngifungura manga data abantu bakerejwe nikira Eric Tiosware mutubarize bisaba amafaranga ngahe yo kwizigama none si inyungu ibarwa ku munsi cyangwa ni ku kwezi amafaranga make ni 2,000 twayivuze yego inyungu buriyo ushobora kubara ku mwaka ushobora no kwishyura ku munsi biroroshye rwose biroroshye no kuvuga ngo nka wa wundi wavuze ati genda ashaka kuyashyiramo nyakuremo mu minsi nyuma y'amezi 3 no kuvuga ngo iyo nyungu tuzayibara nyine ku mezi 3 biroroshye no kuba wabishyira ku munsi reba kuri Facebook twakoresheje Twitter gusa reka twakire undi kuri telefone aho Hello Radio TV 10 Hello Yes Hello Yes turakumva Yena nyamusobanurire niko tugifungura Yego Yes ikintu kigaragara mwasobanuye ibintu neza cyane ababajije nabafunguye nyuma bahombye iki ni kimenyetso cyuko ibintu mwabisobanuye neza aho baza kureba kuri YouTube mu bahe link cyangwa se ni kugira ngo bakurikire nuzagira ikibazo amaze kureba iyo YouTube yahamagara kuri za nimero zacu uzibasubiriremo 0788 207 cyangwa 0737 izo nimero zose azihamagare umara kureba iyo YouTube nagira ikibazo turamusubiza uje kuri YouTube channel ya Radio TV 10 hanyuma urebe ikiganiro cy'uyu munsi ugikurikire rwose utashoboye kugira amahirwe yo kushobora Hello Radio TV 10 ni wowe wanyuma twakiriye aradutengushe hanyuma umuyobozi mukuru w'iterambere fund niba hari ibyo tutakubaje kandi wari wateganyije kubwira abadukurikiye umwanya n'uyu nguyu tugasoza murakoze mbere na mbere nyine no gushimira abantu bashoye imari mu kigega iterambere fund nkuko nabivuze twagombye kuba twaragize inama rusange mu kwezi gushize ariko batwumve yuko bitari gukunda kubera ibihe turimo yego ariko bizere ko amafaranga yabacunzwe neza nkuko akanama kabigaragaje kabahagarariye n'abagenzuzi b'imari b'umwuga barabigaragaje igisigaye bo bakomeze bizigamire kandi rwose niko kazi kacu tuzakomeza kubashorera imari ahantu hizewe ku buryo twizera ko mbese inyungu izakomeza kwiyongera ibyo rwose twabibizeza
kandi batekane bashira impumu amafaranga yabo acunzwe neza. Yenda cyo nababwira nuko mu batuyobora hari inzego zituyobora nkuko nabivuze turi ikigo cya leta 100% gihashimikiye kuri Minecofine, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, tukagira urwego rwa mbese kashyirwaho na guverinoma, mbese inama y'ubuyobozi, hakabaho bandi bahagarariye abashoramari batorwa mu bashoramari bari 7, tukagira Capital Market Authority, ni urwego rwa leta nirwo mbese rutugenga rero ko amategeko yose yubahirizwa, nirwo rura yanyu ni rura yacu. Ariko rero tukagira na banki nkuru y'umubitsi wacu, ubwo ngo ibintu byose niho tubinyura. N'amafaranga yangaya nababwiye anyura kuri konte kuri mobile money, duhita tuyoreza kuri konte muri Beneri, akazavaho tujyanayo dushora muri mpapromeshwa mwenda, akagira nayo tujyana muri za banke kuri za savings account nababwiye, mu gihe tutegereje ko tubona impapromeshwa mwenda zishyirwa ku isoko. Nabashimira rero kandi mu by'ukuri namwe mbashimira, muri abafatanya bikorwa beza, kuko ndabizi nubwo abantu bakoresheje mobile money ni benshi. Rero rwose mutubwirira ubuyobozi bwanyu ko dushima barimo kutwumva. Deje Augustin abakurikiye, yego rwose mushimire ko serivisi mutanga ni nziza, kandi natwe tuzakomeza kuba abafatanya bikorwa namwe. Reka bafate ikoti tugende ya miliyoni so hanyuma Alice Mama Mugisha ni umwe mu banyamigabane yishimye cyane, yavuze ati yabisobanuye neza rwose, niyo mpamvu n'abantu babaza gukumva bari kubaza ngo kiragaruka ryari ikiganiro, bagiye kugishyira kuri link, barayishyira kuri Twitter. Abakurikira Radio TV 10 kuri Twitter ntabwo muri buze gucikwa. Ikindi YouTube yacu wandika mu ishakiro Radio TV 10 Rwanda, ugahita tubona n'ibirango byacu byiza byiganje ibara rya orange. So umuyobozi mukuru wa Arena Iterambere Fund tubifurije kugira umunsi mwiza. Murakoze, murakarama. Abafatanya bikorwa bacu namwe turabashimiye cyane, dushimire kandi namwe abaduhaye ibitekerezo byinshi, nabahamagaye n'abayinje muri iki kigo uyu munsi kabisa, muri abantu bagiye mu kigo uyu munsi n'abari bujyemo muri abantu b'abagabo. Mango Forge turagushimiye, Prota Rwanda Limited turagushimiye, Makuza Peace Plaza, Transparency International Rwanda, Plan International Rwanda, YouTube mwasoma. Ikiganiro cy'imikino ni mu kanya gato nacyo muze kukikukiye, bafite amakuru menshi cyane. Umunsi mwiza. Inka yanjye ibi ni bikisha bosi, iyi ntabwo ari inka pe, reba neza kabisa yango ko wantumye.